ubona umuntu ukumva ntumwiyumvamo, ukumva wamugira nabi, ukumva ni mubi, ukumva mbese ukanavuga ngo nandetse ngo muri njye ngo numva atananjyamo. Imana itugire neza idutabare. Haravuga ngo umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi, ngo kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we. Imana itugire neza. Nimba nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we, ese waba ujya he? Waba werekeza he? Ibyo waba ukora se, imirimo yawe yose yaba ikumarira iki ko yaba ari imfabusa? Imana itugire neza. Turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe nshuti zacu mukomeje kudukurikira kuri Agira Neza Yesu TV, tugira duti shalom shalom shalom, tubasabira umugisha mwinshi kuri mwese mukomeje kwitanga kandi mukumva icyo Imana idushakaho, mwumva ijambo ry'Imana, mutega amatwi icy'Imana cyangwa icy'Umwuka abwira itorero muri iyi minsi. Turabashuhuje rero aho muri mu mpande enye z'isi. Turasuhuza by'umwihariko abari mu gihugu cy'u Burundi, tujya tubona ibitekerezo byanyu. Imana ibaha umugisha rwose, Imana ibaha umugisha. Turasuhuza n'abari mu bindi bihugu byose bumva ikinyarwanda. Imana ibaha umugisha kandi ibaha umugisha mwinshi utagabanyije ku bwitange bwanyu no kubwo kudukurikira. Imana ibagure kandi ibateze intambwe mu buryo bwo mu mwuka no mu buryo bwo mu mubiri. Ikigeretse kuri ibyo, izabahe n'ubugingo buhoraho, kuko twese ari bwo duharanira, kandi intumbero y'abizera Imana cyangwa abakijijwe ni ukuzajya mu ijuru. Aho niho twese duharanira kandi niho twifuza twese, nicyo gihugu twifuza kuzabamo, aho abera bose bazaba, aho abera bose bazatura, aho abera bose bazabana ubuziraherezo bakabana n'Imana, aho tuzaba tutakirira, aho tuzaba tutagihangayika duhangayikishwa n'ubuzima cyangwa duhangayikishwa n'imibereho, aho tuzaba turi kumwe n'Imana nta marira, nta gahinda, nta gupfusha, nta kurenganywa, nta gutukwa, nta gusuzugurwa. Aho niho nifurije abera bose. Nuko rero ibyo ni byo mbifuriza kandi nanjye mbyifuriza. None rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo, mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, turasoma ibice bitatu, dusome no ku murongo wa 15. Handitse aya magambo avuga ngo umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi, kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we. Imana itugire neza kandi Imana idushyigikire. Iri ni ijambo ry'Imana muri aka kanya dusomye muri uru rwandiko, cyangwa muri uru rwandiko Yohana yanditse muri ibi bice bitatu. Ku murongo wa 15 haravuga ngo umuntu wese wanga mwene se aba ari umwicanyi, ngo kuko nta bugingo umwicanyi azagira, nta bugingo, nta ruhare cyangwa nta gice na kimwe cyo mu ijuru afite. Umuntu wanga mwene se ni umwicanyi. Imana itugire neza. Iri jambo ry'Imana ndimo nkubwira, ndari kubwira nanjye nibwira, kuko iyo nkutunze urutoki rumwe, njyewe enye muri zo ziba zindeba. Ubwo rero niyo mpamvu ijambo ry'Imana muri aka kanya ritugezeho twese, nanjye ringezeho, rivuga ngo umuntu wese wanga mwene se
aba ari umwicanyi, ngo kandi nta ruhare cyangwa nta bugingo umwicanyi azagira cyangwa azabona. Imana itugirire neza. Birakwiye yuko nkwiye gukunda abacu, nkakunda inshuti zanjye, nkakunda abantu bose, kuko iyo usomye muri iki gitabo n'ubundi cyangwa muri uru rwandiko rwa Yohana, ugasoma hariya ku murongo wa 21 haravuga ngo bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. Igihe byanze bikunze ufite umutima wo guca urubanza, ufite urwangano mu mutima wawe, ufite ubugome mu mutima wawe, wifuriza mugenzi wawe ikintu kibi kandi ukakimugambiriraho, icyo gihe bizaba birenze. Imana yo mu ijuru izakubona nk'umwicanyi kandi izakubona nk'umugome, ngo nta n'ubugingo uzabona. Ariko muri iyi si cyangwa muri iyi minsi, abantu benshi bajya bakabeshyanya ngo ni abanyabugingo cyangwa barifuza kujya mu ijuru, ariko urwangano ari rwinshi, kugambanirana ari kwinshi, gucirana ibice ari kwinshi, kubeshyira mugenzi wawe guhari, kwifuriza mugenzi wawe ibintu bibi guhari, kumva ko mugenzi wawe nta kintu na kimwe yageraho, ibyo bintu bigira kandi witwa ngo uba mu nzu y'Imana cyangwa witwa ngo urasenga. Ariko ijambo ry'Imana muri aka kanya ritugeze riratubwira ngo, nk'uko turisomye riravuga ngo umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi. Imana itugire neza. Ese ntago ubona umuntu ukumva ntumwiyumvamo, ukumva wamugira nabi, ukumva ni mubi, ukumva mbese ukanavuga ngo nandetse ngo muri njye ngo numva atananjyamo? Imana itugire neza, idutabare. Haravuga ngo umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi, ngo kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we. Imana itugire neza. Nimba nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we, ese waba ujya he? Waba werekeza he? Ibyo waba ukora se, imirimo yawe yose yaba ikumarira iki ko yaba ari impfabusa? Imana itugire neza. Iri jambo ry'Imana ndikubwiye nanjye nibwira, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wese ushaka kugira icyo avuga ngo abanze yitandukanye n'ibidatunganye. Ubwo nimba wumva yuko uri umuririmbyi, ukumva yuko uri umuvugabutumwa, ukumva yuko uri umupasiteri, ukumva ko uri umudiyakoni, ariko aho udiyakona cyangwa aho ubwiriza cyangwa aho ushumbye ufitemo abo wanga, ufitemo abo urobanura ku butoni, ufitemo abantu utiyumvamo, icyo gihe ibyo ukora byose ni impfabusa, kuko Imana ikubona nk'umwicanyi. Icyo gihe ibyo inzira urimo ntago uyirimo, ariko ntago Imana ikwishimira. Imana itugiriye neza. Ni nayo mpamvu rero bikwiye ko buri muntu wese agomba kureba neza nimba umutima we utamucira urubanza, kugira ngo abashe gutinyuka agire icyo avugira imbere y'Imana, abashe gutinyuka agire icyo akorera imbere y'Imana, abashe gutinyuka agire uko yitwara imbere y'Imana, abashe gutinyuka agire icyo asaba Imana, ariko nimba nta mutima umucira urubanza. Ariko ndagira ngo nkutangarize ngo muri aka kanya, nimba muri wowe harimo ubugome, harimo urwangano, harimo gucirana abantu ibico, nimba hari mu mutima wawe uvuga ngo uriya muntu ntago mwiyumvamo, ufite urwangano, kandi umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi. Imana idutabare kandi turengere. Imana idushyigikire kandi idushoboze gukiranuka, idushoboze gukundana. Kandi hari ijambo hano muri Bibiliya ryambwiye ngo itegeko riruta ayandi yose ngo ni ugukunda, ni uko buri muntu akunda mugenzi we nk'uko yikunda. Ikintu
wumva kitakubaho ntuzifuze yuko cyaba ku wundi, kuko igihe uzaba wifurije mugenzi wawe ikintu kibi, Imana izakubonamo n'ubundi bwa bwicanyi, izakubonamo bwa bugome, izakubonamo bwa bugambanyi, izakubonamo bwa bugizi bwa nabi, kuko uzaba wakoze ibintu bitandukanye n'ibyo Imana ishaka n'ibyo ishima. Nuko rero bene data, ndabingingira kubw'Umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo twihangane kandi twihanganire byose, kuko ngo kwihangana gutera kunesha. Birashoboka ko hariho umuntu waba ukugerageza cyangwa akugirira nabi cyangwa, ariko ntabwo bivuga ngo icyo agukoreye ari cyo umwitura, ahubwo wowe uzagerageze nk'uko ijambo ry'Imana ngo dukunde abanzi bacu. Wowe uzagerageze kumukunda, uzaba wujuje itegeko ry'Imana, kandi ngo muri rwa rukundo rwawe uzaba umukunze, Imana izakureba nk'umunyakuri. Nikubona nk'umunyakuri, yo nta rubanza rubi izabiguciraho, uzaba ufite ubugingo muri wowe, ngo ariko wa muntu azaba ngo amakara, igihe uzaba umukunda wo kwanga, uzaba ushyize amakara yaka kuri we. Imana itugire neza kandi dushyigikire, iduhe gukundana kandi dushoboze. Nawe wumvaga hari umuntu rwose utiyumvamo kandi hari umuntu w'umwanzi wawe, wumva nta n'ikintu mwavugana, wumva nta n'ikintu, mbese wumva ko nta n'ikintu cyiza yagira kuri we, ukumva ko uhora mbese utamwishimira, Imana igushyigikire kandi igushoboze gukunda nk'uko Kristo yadukunze. Imana itugirire neza. Njyewe namenye neza ko umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi, kuko Imana yavuze yuko umuntu wese wanga mwene se ari umwicanyi. Ubwo rero twirinde icyaha cyo kwangana, kandi twirinde, kuko icyaha ni ubugome. Twirinde kwangana, dukundane nk'uko Kristo yadukunze. Tube umwe muri Kristo Yesu, kandi tube umwe mu byo dukora no mu byo tugenderamo. Twubahe Imana, nayo izatwubahisha. Tuyikorere, nayo izaduhemba. Kandi dukore ibyiza, twishimire gukura ibishimwa mu bigawa, kugira ngo tuzahinduke akanwa kayo. Birakwiye.